ahantu dufite abantu banga abandi basanga yapakiyemo na minibisi yaruzuye, yanga nuze akanga na runaka bafite icyo bapfa na ntuze bafite ibyo bapfa, ariko umutima wa Yesu wavuyemo amaraso kugira ngo umutima wawe ugire ubuzima, ibyo wibwira n'ibyo utekereza byose bibe bisa n'ibya Kristo. Abanyumvise twese amen. Urwo rukundo rero dukunda Kristo rudutera gusa nawe, rudutera kugenda nkawe. Iri jambo twasomye mu Baheburayo isi itari mike hanze, numva ubuzima maze kubumenya, ago nkiri mushyashya mu buzima bwo hanze. Hanyuma nkuko n'abandi bose bibabera, tuva hano dukijijwe tukajyana icyifuzo tuvuga ngo Mana uzadukomeze dukizwe. Hanyuma Imana ishimwe ko twavuye hano tukahava amahoro, Imana yacu itagawe. Amen. Cyari icyifuzo cya buri munsi ku manywa na nijoro, twarasengaga tukavuga ngo inyuma y'inyuguti turimo turashyira mu mutwe, ubuhanga n'ubumenyi twaje gushaka hano, turashaka ko Imana itazagawa. Turifuza ko tuzasiga amateka meza muri iki gihugu, abazaza nyuma bakajya bavuga ngo hano habaye abantu, kandi ibyo Imana yarabidufashije kubera ko kugambirira neza Imana irabishyigikira. Munyikirize amen. Kandi rwose nubwo nta wihamye ibyiza, abantu aribo bavuga ibyiza ku muntu, turashimira Imana rwose. Numva nta kibi nibuka kigeze kiba kuri twe n'abandi bene data twabanye mu murimo, dukora umurimo w'Imana hano muri Sepu. Dufite amabuye menshi y'urwibutso. Haleluya. Dufite amabuye menshi y'urwibutso ko Imana ari Imana yo kwizerwa, kandi n'umugisha kuba mpagaze imbere yanyu ndimo ndabivuga. Ndabizi ko mutorohewe, ndabizi ko ubuzima bw'ishuri buragora, nubwo turi kumwe n'abandi bene data baba mu buzima bwo hanze, ariko umwihariko wacu nk'abanyeshuri, ubuzima bugoye bugora umuntu w'imbere bukagora n'umuntu w'inyuma. Ariko dufite amabuye menshi y'urwibutso twaza tugashinga hano, tukababwira ngo yabanye natwe, izabana namwe. Kandi ntago tuyibeshyera, Imana ni Imana y'inyembaraga. Ibi ndimo ndabivuga wenda mu rurimi rushobora kutumvuga n'umuntu wari we wese bitewe n'ibihe muba munyuramo tuzi, ariko namwe nimugaruka hano muzaza mufite andi mabuye y'urwibutso. Mubwire barumuna banyu abari gusoza, mubabwire ngo yabanye na ba Joseline, ikabana n'abandi bagiye bakurikiraho n'abatubanjirije. Ni Imana yo kwizerwa. Rero ari nabazaniye iryo jambo ry'ihumure ribabwira ngo Imana niyo kwizerwa. Amen. Icya kabiri, turashima Imana ko itara ry'Imana ritazimye, kubera ko ntago Satani akunda umurimo, ntago abyishimira, ariko Imana ishimwe ko itara ry'Imana ritazimye muri iki kigo, Imana igakomeza ibona ibendera ryayo muri iki kigo. Ndabizi ko mufite abayobozi beza babakunda, natwe baradukundaga. Ndabizi ko mufite abanyamasengesho basengera iki kigo, bagasengera n'indi mirimo yose na staff yose. Imana ihabwa icyubahiro ko itara ry'Imana ricyaka. Amen. Hanyuma tubashimiye Imana ko yakomeje no kubana natwe. Urumva imyaka igera hafi mu 8 tumaze dusoje amasomo, uko biri kose Imana yabanye nanjye. Imana rero ndayibashimiye, kandi namwe ndabashimiye umwete n'imbaraga n'ishyaka mufite byo kugira ngo izina rya Kristo rikomeze rizamurwe. Hanyuma abaturanyi bacu abo twabanaga mu buzima bwa buri munsi, harimo arabona benshi barahindutse. Urumva imyaka maze ni myinshi, n'igihe nazaga benshi ntibabaga baje. Itorero twabarizwagaho ni Murambi. Amaoruga yari nka umuneye wacu, yari umubyeyi tuba hafi buri munsi,
kandi turamushimiye ko yakomeje gutwaza ntajugunye. Turashimira n'umutware we na staff yose n'abayobozi b'itorero bo hanze b'inyuma y'ikigo ko bagiye baheka, nubwo harimo abana baruhije, hari abana barushya. Ababyeyi mwabyaye murabizi, hari igihe umuntu abyara umwana akamurushya, ariko ntago mwajugunye, mwakomeje guheka. Na community zindi twabanaga hano, nge navuye hano rasa itarabaho, hariho jibeyi gusa, n'andi ma community mashya nka Katolika n'abandi, nabo ntago badutaye, bagiye bafatikanya natwe umurimo, kandi ndabona baracyahari. Nabo turabashimiye mu izina rya Yesu. Rero ndumva nshaka kubabwira ko ibintu murimo mutazigera mubyicuza. Inyuma y'inyuguti, inyuma ya bya bintu byose isi idusaba kuzuza, kuko ariko systeme y'isi imeze, inyuma y'ibyo byose hariho ikindi kintu nshaka kubaganiriza, babwire ngo kwizera Kristo ntago muzigera mubyicuza. Haleluya. Sawa, mucuranzi yagiye, pianiste aze yicare hafi. Hari igihe njya ndirimbira Imana biraje biramfasha. Reka dusome rero amagambo y'Imana. Ndumva nari mfite amashimwe menshi, Imana iba yarakoze ibintu by'imbaraga bikomeye, kandi ndashimye no mu izina ry'abaposite sepiye bose ko Imana yabanye natwe. Hanyuma reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Luka, ubutumwa bwiza dusome igice cya 20, igice cya 9, pardon, murongo wa 23. Luka 9:23. Luka 9:23. Aravuze ngo, abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, narimbuza ubugingo bwe, cyangwa nabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika be bera. Ariko ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazumva ubusharire bw'urupfu, batari babona ubwami bw'Imana. Amen. Mu Baheburayo 11, rwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 umurongo wa 24. Abaheburayo 11 umurongo wa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Abaheburayo 11 umurongo wa 24. Aravuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, uko yatekereje ko uko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'Abanyegiputa batunze bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Amen. Dusimbuke ku murongo wa 13 usubiye inyuma muri icyo gice, murongo wa 13 w'icyo gice. Aravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiruraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Murongo wa 15 niho nshaka cyane. Uravuga ngo iyo baba barakumbuye, iyo bavuyemo bari bafite uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Ubu turi kwiherezo ryo muri ubu butayu, turimo gusiganirwa kugera muri gakondo,
tuzabona yoza nshuti zacu zimwe zari mwisi nyuma zigacyura igiye zikajya muri gakondo ahera nifuza kuzagerayo haririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha ahera nifuza kuzagerayo haririmbana n'abawo indirimbo zo kunesha bamwe muri abo banyamahirwe babaciye ibihanga abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta babonaga irembo riri hafi ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane umukiza bari hafi ahera nifuza kuzagerayo haririmbana n'abawo indirimbo zo bakundwa turabanama ayiwe ariko uko tuzasa ntikurere kanwa bene data icyakora kuri hafi mwibuka ibyabaye kuba kera natwe bitugezeho muhumuri yatangiye umurimo ninayiza buso ahera nifuza kuzagerayo haririmbana n'aba haleluya nifuza kuzagerayo haririmbana n'aba Imana ihabwa icyubahiro haleluya basara bagira n'iteka ryose bazambikwa amakamba abo ni bande n'abacishijwe n'ubuntu kubwo kwizera abo ni bande n'abacishijwe n'amaraso ya abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya abo ni bande muri sambu ni bande n'abacishijwe n'ubuntu kubwo kwizera amashyi menshi kwa Yesu haleluya Imana ihimbazwe cyane Imana ihabwa icyubahiro mutise ko tukiri kwiga ubu Yesu yabitinyuka kuza ntarabona diplome yaza mutise ubu ngubu ko mfite fiance Yesu yatinyuka kuza ntarakora ubukwe yaza haleluya mutise ubu ngubu ko mfite business Yesu yabitinyuka kuza kuko ntarajya kurangura amatewuzi cyangwa njye mu Bushinwa yaza azaza abantu bakiga azaza abantu bagicuruza azaza abantu bagishingira banagishingirwa azaza abantu bakora imirimo yabo ya buri munsi azaza Yesu kubibwira intiti rero no kubibwira abantu bari gushaka ubuzima bafite vision nziza kubibwira abantu nyine amakuru ataryoha cyane ariko kuba afite amatwi y'umwuka ibyo bintu birabaryohera mwami Yesu
azaza rwose, ashobora no kuza ku munsi wa graduation uvuga uti nararavunitse we, umunsi wandyoheye mu buzima ni umunsi wa graduation. Ndayize koko numvaga biryoshye kwambarira nkanzu biraryoha, ariko bazaje turi muri graduation nta kintu na kimwe kizamutera ubwoba, azaza. Nta kintu na kimwe kizatuma ataza, azaza. Turimo turiga rero turamwiteguye, n'ubu turi hano ngo aturimbishe, ntawamenya wenda azaza ejo. Munyikirize amen. Azaza, Yesu azaza. Hanyuma Mwuka Wera yampaye amagambo ngo tuyaganire, afite intego ivuga ngo gukunda Yesu, cyangwa se urukundo rutuma dukunda Yesu rudutera kugira ibyo dusiga. Gukunda Kristo, kumwizera, kumwiringira, bituma hari ibyo dusiga. Amen. Kuvuga gukunda Yesu gusa ntibihagije hatari ibyo utarasiga, hatari ibintu utarareka. Gukunda Yesu gusa ukabivuga, ukanabibyina, ukanabiririmba, ukanabyambariraho ijipo ndende, ibyo ntibihagije. Gukunda Yesu gusa ukagira ibyo ureka kwisiga, ubwo ndavuga kuri bene wacu ba muri sepu. Gukunda Yesu gusa ukagira ibyo wanga nk'umwadeperi, ibyo byonyine ntibihagije. Ahubwo gukunda Yesu ni ibituma tugira ibyo dusiga, byaba ibiboneshwa amaso y'umubiri n'ibyo abantu batabonesha amaso yabo. Munyikirize amen. Abaje gusenga haleluya. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. Kandi kwitondera amategeko y'Imana ntago ari umutwaro uremereye, ntago ari ibintu bivunanye, kubera ko Umwuka Wera niwe utwigisha, niwe uduha discipline, niwe uduha inyifato yuko cyangwa se yo kumenya iby'Imana ikunda muri Kristo Yesu. Kwitondera amategeko y'Imana hari abantu bibwira ko ari ibintu bikomeye cyane, kubera ko mbere mu isezerano rya kera umuntu utarayitonderaga yose yaricwaga. Hari abicishwaga amabuye, hari abicwaga urupfu rutandukanye bitewe n'urwari rwateganijwe bigendanye n'icyo iryo tegeko rivuga. Ariko aho Yesu yaziye yatwigishije kubaha Imana. Munyikirize amen. Kandi ntago amategeko acyanditse ku bisate by'amabuye uko Imana yari yahaye Mose. Imana yabwiye Yesaya iramubwira ngo igihe kizagera ubwo ubu bwoko butazongera gusoma amategeko ku bisate by'amabuye, ahubwo amategeko yanjye nzayandika mu mitima yabo. Iby'Imana ikunda n'iby'Imana yanga biba muri twe tubihushuriwe n'Umwuka Wera. Hanyuma resulta zabyo cyangwa umusaruro wabyo ukagaragarira mu byo dukora. Amen. Urukundo rudutera kugira ibyo dusiga kubwo gukunda Kristo. Yesu yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira, niyiyange yikorera umusaraba we. Umuntu nashaka kunkurikira niyiyange yikorere umusaraba we. Umuntu akurikira Yesu ryari? Bibiliya ni Paulo yabivuze abibwira Abaroma, yarababwiye ngo kwizera kuzanwa no kumva, ariko kumva ijambo rya Kristo, ntago ari kumva ibintu byose. Kwizera kuzanwa no kumva, ariko kumva ijambo rya Kristo. Iryo jambo rya Kristo niryo riguhishurira ububi bwawe. Niyo waba uri inzobe, niyo waba uri mwiza gute, niyo waba wisiga amavuta ahenze, niyo waba ufite ibintu bigaragaza ubwiza, niko Paulo yanditse. Yaravuze ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa ngo nibabishakishe gukora ibyiza badacogora, ngo Imana izabitura ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Abashaka ubwiza n'icyubahiro. Hari ibintu byaje byateye bigaragaza ubwiza, bigaragaza abantu beza. Abasore bacu basigaye bajya muri gym ugasanga umuntu yarateruye, kubera ko hariho abakobwa babikunda bene ibyo bintu. Hari abakobwa nabo bibwira ko kugira nyashi ari ibintu birenze. Ubu mbere hari hagezweho amataye française, abantu bato bapima ibiro bikeya. Ubu hagezweho abakobwa banini ariko bafite ibyaha inyuma. Ibyo nibyo isi igenda yita byiza. Umuntu ashobora kujya kwiteresha makeup yari igikara akaza yabaye inzobe. Abandi bagerageza kugira ibintu bisiga kugira ngo bagire ubwiza, bagashakisha. Memorega nubwo tuba turimo turiga tunagira gute, tuba dushakisha ibizatuma tuba beza. None tubabeshye, ni bizatuma twubahwa, ni bizatuma dukomerwa amashyi, ibizatuma isi dutinya, isi twubaha, kandi nabyo ni byiza.
ariko Pawulo yaravuze ngo abashaka ubwiza. Ayiwe, haleluya. Abashaka ubwiza ni icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora, Imana izabitura ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Imana yahabwa icyubahiro. Hanyuma uko gukurikira Yesu no gukunda Kristo bituma hari ibintu umuntu areka. Umuntu nashaka kunkurikira yamaze kumva ijambo rya Kristo, yamaze kumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni iki? Pawulo yandikira Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 yarababwiye ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, ngo uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Munyikirize amen. Ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana ihishurira umuntu ububi bwe, ikamuhishurira ibyaha bye, ikamubwira ngo hari umwami wasize ubwiza yari afite mu ijuru, yemera gusiga protokole zose, aza mu isi gushaka intama yari yarazimiye, kandi umwuka akakubwira ngo iyo ntama yari wowe, ugahita ubyizera ukavuga ngo noneho uyu munsi nemeye gukurikira umwami wanjye. Munyikirize amen. Uwo munsi ubarwaho gukiranuka, kutari gukiranuka kuzanwa n'imirimo myinshi umuntu akora muri SEP, kutari gukiranuka kuzanwa n'imirimo myinshi umuntu akora muri ADPR, kutari gukiranuka kuzanwa n'ibyo wibwira ko wagakoze ngo ukiranuke. Nta mirimo ituma dukiranuka, nta mirimo ituma tubabeza imbere y'Imana. Kwizera Yesu n'umusaraba we nibyo biduhindura abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Nta mafaranga watanga ngo ukiranuke, nta ndirimbo waririmba ngo Imana ikubona uri umukiranutsi, nta mirimo wakora myinshi ngo Imana ibone ukiranuka. Imana ni itwambika umwambaro wa Kristo, tukabarwaho gukiranuka kwe, tugatsindishirizwa nuko ntituzarimbuke. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero urwo rukundo rutuma dukurikira Kristo. Yavuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yikorera umusaraba we. Wari abantu benshi bazi ko kubera ko imibare yadutsindaga cyane bamwe, ariko hakabamo n'abandi bahanga akavuga ati gutsindwa imibare n'umusaraba wanjye. Ati buri imibare n'umusaraba wanjye, ati nyine niho Yesu ashaka ko nikorera. Oya, biratandukanye. Ibyo ni ibintu by'abantu. Hari abantu bavuga ngo Imana ngo yampaye ikigeragezo ngo cyamindikiye umusaraba. Buri umugabo wanjye ni umusaraba, buri umugore wanjye ni umusaraba, kubera ko nyine aricyo kiza imbere mu bimeze nk'aho ari byo bimugoye, ari nk'aho aricyo kigeragezo gikuru mu byo afite. Ariko disinga uriya muntu ngo Imana ngo yamushyizeho umusaraba w'inzara, udisinga arashonje. Wapi, ntabwo umusaraba uboneshwa amaso. Ntabwo imbaraga z'ibikurwanya ziboneshwa amaso. Umusaraba ni ukwica inarijye, ni ukwica wowe. Pawulo yandikiye ndumva ari Abatesalonike, yarababwiye ngo nabambanywe na Kristo. Haleluya. Nabambanywe na Kristo. Sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ikintu kizakwereka kuri muragenda upfa mu isi y'umwuka, umusaraba wikoreye mu buryo bwiza, ni igihe cyose uzaba uhagaze imbere y'icyaha ukahava utagikoze. Kubera ko icyaha ntago kibiha. Hari inyigisho mbi abantu mwigishijwe zivanga ibyaha ni bibi, ibyaha birabiha. Ibyaha bibiha mu isi y'umwuka, ariko mu isi y'umubiri ntago ibyaha bibiha. Hari n'abantu bashaka kubireka ariko byanze burundu, akabona kuva ku nzoga ntiyabishobora. Kubera iki? Iyo ayinywa inzoga iryohera umubiri we, iyo abinywa yumva biryoshye. Ariko iyo umwuka wera yaje akabimurikaho umucyo wa Kristo, inzoga irakunukira ikakubihira. Kubera iki? watangiye umwuka wera yatangiye kwica inarijye, yatangiye gufata kakantu kagutera gukunda inzoga, akagafata akagakanda, bitangira bikunanira, bitangira bigoye, ariko umwuka wera akajya agenda guhereza imbaraga. Munyikirize haleluya. Rero kwikorera umusaraba ni ukubamba kamere. Muzabaze abantu bakora ibyaha by'ubusambanyi, nta muntu n'umwe ukora icyaha cy'ubusambanyi bimubihiye, ariko iyo umwuka wera yagikozeho akakimurikaho umucyo wa Kristo, ukireba nk'ikibambwe. Wabona n'abantu basambana ukafite isubura barano kuba batizera Yesu, bura nta kibazo bafite. Uzi impamvu? Wamaze kwikorera umusaraba, ubambanywa na Kristo. Iby'isi ubibona nk'ibibambwe, kandi nabyo bikakubona nk'uwabambwe. Niyo mpamvu ibiganza byawe bidashobora kubikoraho, kubera ko wabambanywe na Kristo. Ibyo rero bitandukanye n'ibyo abantu bajya bibwira ngo Imana yampaye ibigeragezo nk'umusaraba. Ntago ari byo.
umusaraba Kristo atwikoreza ni umusaraba wo kwica inarijye, ni umusaraba wo kwica kamere. Kuko Paulo yaravuze ngo ibyo nibwira gukora si byo nkora, ngo ahubwo ibyo nanga nibyo nsanga nakoze. Aravuga ngo ariko Imana ishimye ko izajya ihora inkiza. Imana ishimwe kukinyitsa imbaraga z'ibyaha byose bituma Yesu ambamo neza akantunga. Yesu we Yesu mwamahi izina haleluya yanyonyeshe shamara Yesu. Babwiza ukuri umuntu wamaze kwikorera uyu musaraba wo kwica kamere, ibimenyetso bimwerekana aho kari umukristo ntago bagomba kubikabakaba, ni ibintu bigaragara. Bene uyu ntumuhugura ngo niyambare gutya, kubera ko imbaraga z'umusaraba ziri muri we, kuko abizi ko Yesu yambaye ubusa amasaha arenze 3 ku musaraba. Aravuga ubwo umwami wanjye yambaye ubusa ntago nshobora kwambara ubusa. Ibimenyetso bifatika. Perezida wa SEP ntuzavunike, umuntu wabambanywe na Kristo hari ibimenyetso bimugaragaraho tutiriwe tuvunika, ukavuga ngo uyu muntu ni umukristo koko, yabambanywe na Kristo, apfana nawe, azukana nawe, afite ibimenyetso byerekana ko ari umwana w'Imana. Ntago bene aba bantu bagoye, n'abanyamahoro, n'abanyamugisha, n'imvugo zabo uko bateye, uko bameze, abantu batagoranye, kubera ko bafite umutima wari muri Kristo Yesu. Bafite umutima wari muri Kristo Yesu. Munyikirize amen. Yesu yavuye amaraso, umubiri wa Yesu wose ubundi wavuye amaraso, ariko reka mvuge amaraso y'ibiciro nka 5 Yesu yavuye agomba kukugaragaraho nk'ikimenyetso. Imana imfashe, ndabona buri kwira, ariko Kristo aramfashe. Kristo murabyibuka ko bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe, mwabyibutse? Bamwambitse ikamba ry'amahwa mu mutwe. Amaraso Yesu yavuye mu mutwe ashushanya ko dukwiye guhumanurwa mu ntekerezo zacu. Icyaha kimaze kwinjira mu muntu cyangije imitekerereze yacu n'amahitamo yacu n'ibyo twibwira byose. Kristo yagombaga kwambara ikamba ry'amahwa mu mutwe kugira ngo ahumanure ibyo twibwira. Twe gushyiramo imibare gusa na electronique n'ibindi bya bindi twize. Oya, ahubwo intekerezo zacu n'ibyo twibwira bibe bisa n'ibya Kristo. Ugiraho ubika imibare, ugiraho ubika amasomo, ugiraho ubika umubare w'amafaranga ufite, ariko wibuke ko ugomba gusa na Yesu. Yahumanuye ibitekerezo byacu, amaraso ye yo mu mutwe yahumanuye ibitekerezo byacu. Petero yandika yaravuze ngo iteka iyo nsenga ndabasengera ngo kugira ngo munywe amata y'umwuka adafunguye, ngo abakuze abageze ku gihagararo cya Kristo. Ku gihagararo cya Kristo ni ryari? Ni ugutekereza nka Yesu. Haleluya, ni ugutekereza nka Yesu. Amaraso ya kabiri Yesu yavuye ni amaraso yo mu biganza. Murabyibuka ko bamubambye bamutera imisumari mu biganza byombi. Amaraso yo mu biganza ashushanya ngo ibintu Yesu atakora nanjye sinabikoraho. Amen. Amaraso yo mu biganza aravuga ngo ibintu Yesu atakoraho nanjye sinabikoraho, kuko ibiganza byanjye byabambanywe na Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Amaraso yo mu birenge murabyibuka ko bamuteye icumu, bamuteye imisumari mu birenge. Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko n'amateka by'Uwiteka nibyo yibwira ku manywa na nijoro. Ibirenge byawe bikwiye guhagarara ahantu Kristo yagakwiye kuba ahagaze. Abaje gusenga amen. Amaraso ya kane ni amaraso yo mu rubavu. Kristo yavuye amaraso yo mu rubavu afite ubusobanuro bubiri. Mu rubavu ni hafi y'umutima. Umwanditsi w'imigani yaravuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Icya kabiri yashushanyaga ko mu rubavu rwe ariho itorero n'ubuzima bw'itorero byose bizaba biri. Ukwiriye kurinda umutima wawe n'ibiwubamo byose n'inama zawe zose n'imigambi yawe yose bikaba bimeze nk'ibyo Yesu yakabaye atekereza. Umutima wawe ntukwiye kubukamo urwango. Hari abantu dufite abantu banga abandi, basanga yapakiyemo na minibisi yaruzuye.
yanga ntuze, akanga na runaka bafite ibyo bapfa, na ntuze bafite ibyo bapfa. Ariko umutima wa Yesu wavuyemo amaraso kugira ngo umutima wawe ugire ubuzima, ibyo wibwira n'ibyo utekereza byose bibe bisa n'ibya Kristo. Abanyumvise twese amen. Urwo rukundo rero dukunda Kristo rudutera gusa nawe, rudutera kugenda nkawe. Iri jambo twasomye mu Baheburayo niho ngiye gusoreza. Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. S'il vous plaît, kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ni nko kuba umwana wa Trump uyu munsi. Kubera ko Egiputa yakiriya gihe yari imeze nka Amerika y'ubu, cyari igihugu gifite imbaraga cyane mu gihe cyabo. Uyu Mose bamwadopta cyangwa se bamutwara nk'umwana watoraguwe mu mazi, bamujyanye ari nta shusho afite, ukabaye ibwami. Amaraso ye n'indangagaciro ze nuko yibwiraga nuko yatekerezaga byari iby'Abaheburayo ariko atabizi. Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye ubwo Mose yari amaze gukura yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo. Ni nko kubona umwana wa Trump yavuze ngo ntago uri papa, cyangwa umwana w'umukobwa wa Trump yavuze ngo ntago uyu nguyu ari mama wanjye. Kwizera kumuhishurira iby'amaso atabonesha cyangwa se iby'amatwi atabasha kumva, kuramubwira ngo nubwo uri hano ariko hari ibindi bintu wasezeranijwe. Munyikirize haleluya. Ntago uri umunyegiputa, ADN zawe si z'abanyegiputa. Nubwo uri muri ibiryo byabo, nubwo wize amashuri yabo, Mose yari yarize cyane, nubwo ukomeye hano ariko ntago uri umunyegiputa. Ufite bene wanyu hariya hepfo barimo bararengana, barimo barababara, ariko bafite isezerano ry'ibizabo. Munyikirize amen. Kwizera Kristo kuduhishurira ibindi bitaboneshwa amaso, iby'Imana izaragabera. Kwizera Kristo kuduhishurira ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, bigatuma twiyambura umwambaro w'isi tugatumbira ingororano abera bazahabwa. Dukomere Imana amashyi menshi. Kandi kubera ko isi dusaba ibyigomba, ni ngombwa ko tubikora. Ni ngombwa ko mwiga, ni ngombwa ko muhinga, ni ngombwa ko ducuruza, ni ngombwa ko tubyara, ni ngombwa ko dushakisha. Ariko kwizera Kristo kutwambura umwambaro w'isi tukabaho ubuzima bw'ijuru kandi tukiri mu isi.